brain power and also physical activity, it will work perfectly well. Niba ushaka gukoresha ubwonko bwawe ukagera kuri byinshi kandi ukaba ushaka imbaraga z'umubiri zihagije, ukwiriye kwiga amayeri afatika yakubashisha kubigeraho. Kubigeraho birashoboka uramutse ubyitayeho buri munsi. Can do miraculous things to the body. Kurya imbuto zihagije byakorera umubiri wawe bitangaza. Kurya imbuto nyinshi biruhura buri kagingo k'umubiri. Iyo umaze kurya imbuto nyuma y'amasaha 2 wumva ushonje, icyakora ntibiguha uburenganzira bwo kongera kurya. Ahubwo iyo ushonje umaze amasaha 2 uriye, nibwo imbaraga z'umubiri ziba zigiye kwiyongera. Gusonza vuba umaze kurya imbuto ni ikimenyetso cy'imbaraga z'imbuto mu kwihutira gusa n'ibyumba by'ubwonko. Wariye imbuto gusa abura amasaha 4 ngo aryame bimufasha gusinzira ibitotsi byiza kandi bihagije. Imbuto zitera inzara ariko imbaraga ziyongera vuba ku buryo ubasha kwiga no gufata mu mutwe imitumba y'ibitabo byinshi mu kanya gato. Niba ushaka gusinzira neza, kugwiza ubwenge n'ubuhanga, urarikirwa kurya imbuto kandi ukazihaga. So for this, fruit will make a huge difference for sure. Inshuti yanjye, uyu munsi nshaka kugusangiza ibintu 6 byagufasha gusinzira neza cyane. Niba udasinzira neza nibura amasaha 7 buri joro, bishobora kwangiza cyane umubiri n'intekerezo zawe. Ushobora guhorana umunaniro, amazinda no kurakazwa n'ubusa umunsi wose. Ibitotsi ni ingenzi mu kongerera imbaraga buri kagingo k'umubiri. Iyo udasinzira ibitotsi bihagije ushobora gusakizwa n'ibyago by'umuvuduko ukabije, gusazira imburagihe, abasirikare badahagije, maze ugakunda kwibasirwa n'indwara nyinshi. Muri iyi video tugiye kuganirira hamwe imiti myiza yagufasha kuryama ugahita usinzira ibitotsi bihagije kandi ukabyuka mu gitondo wakiza amavunane yose. Bana nanjye kugeza ku musozo w'iyi video maze nkumenera ubwiru bwo gusinzira ibitotsi bihagije kandi biruhura. Among the pranic substances, there are a few vegetables which are very highly pranic. Aho wageze ni kuri Muganga Desire TV, umuyoboro bagezaho ibiganiro byibanda ku buzima gusa. Nitwe ba mbere mu kubategurira ibiganiro bibarangira ibyatuma musubizwa ubuzima bwiza gusa. Mwihutire gukanda subscribe n'inzogera mutazongera gucikwa n'ibi biganiro, mutapfa gusanga ahandi atari kuri Muganga Desire TV. Uvuye kuri gare ya Kimironko utaragera ku rusengero rwa Foursquare Gospel Church, urabona icyapa cy'ikigo Relax Life Center. Telefone ni 0788 iyi nimero iri no kuri WhatsApp. Relax Life Center, inzahura ubuzima bwiza bugerwaho no gushakisha buri munsi cyatuma bugubwa neza. Iyo umaze kukimenya ukizirika icyo byagusaba cyose, bisaba kandi kuzinukwa burundu ibintu byose byatuma ubuzima butokorwa. Niba ushaka gusinzira neza kandi ibitotsi biruhura, ukwiriye kwita kuri iyi miti ikurikira. Umuti wa mbere ni ubuki. One more substance which could be very good for you and daily consumption is honey. Umuti umwe ushobora kukugirira imimaro myinshi ni ubuki. Whose chemical composition is very close to that of human blood. Ubuki niwo muti wonyine ugizwe n'intungamubiri amaraso akenera 100%. Kurya ubuki buri munsi byagukorera ibitangaza byinshi. Ni ingenzi cyane ku bantu bafite ibibazo byo mu mutwe. Butera umutima n'ubwonko ubuzima bwiza, bugusha neza umutima kandi butera gusinzira neza. Kurya ubuki buri munsi ni ingenzi mu muryango, cyane umuryango urimo abana bari kubyiruka. Iyo bariye ubuki buhagije kandi buri munsi, bubatera gufata mu mutwe no gutsinda amasomo akomeye ya siyanse. Ufashe umutobe w'indimu ukawuvanga n'ubuki ukajya ubigaburira abana buri munsi, byakwagura ubwonko bwabo maze bakabyiruka biteguye guhangana n'ibibazo bikomeye byo muri ubu buzima. Kurya ibiyiko 2 habura amasaha nibura 2 ngo uryame bitera gusinzira neza cyane. Umuti wa kabiri ni ukurya 2 ku munsi gusa. Kubwo kutamenyera ihame bituma abantu benshi baheranwa n'indwara z'ubwonko bwose ku buryo batabasha gusinzira neza. Imiti yose turangira abantu ntishobora kugira ikibamarira batubahiriza iri hame.
urugaga rw'amenyo rwaremewe gutapfuna inshuro zitarenze 2 ku munsi ibyo waba urarya byose. Iyo wariye 2 ku munsi, uwo munsi usinzira neza cyane. Na za mbuto zidatinda mu gifu ukwiriye kuzirya 2 ku munsi gusa. Yemwe n'igikoma ntiwemerewe kukinywa inshuro zirenze 2 ku munsi. Gutatirira ihame ni ukwiteza indwara z'ubwoko bwose, hatabuzemo n'ibyago byo guhangayika byugarije imbaga nyamwinshi, maze waryama ukabura ibitotsi. Kandi ukazirikana ko hagati y'ifunguro n'irindi hakwiriye guca amasaha ari hejuru y'6. Umuti wa gatatu ni ukwirinda kurya nijoro. Imikorere y'urwungano ngogozi barirwa ku munzani w'imirasire y'izuba. Izuba rikirasa cyangwa ritararasa mu gitondo nibwo umubiri uba ufite imbaraga nyinshi zo kugogora ibyo kurya. Uko izuba rigenda rirenga niko imbaraga z'umubiri zigenda zicogora, ku buryo bigera nimugoroba nta mbaraga zo kugogora ibyo kurya umubiri usigaranye. Yemwe na bya byo kurya byoroheje umubiri ntuba ubifitiye imbaraga. Bigenda bite? Iyo uriye nimugoroba urarana umutwaro mu gifu, uremereza intekerezo, ukabyukana intekerezo mbi byanga bikunze. Aha niho benshi baburira ibitotsi nubwo baba baryamye ku mifariso myiza gute. Umuti wabyo ni ukurarana inzara. Kurarana inzara ni umuti w'indwara nyinshi, ariko ikibabaje abantu ntibarawumenya. Yemwe ushaka wahuza kurarana inzara n'inyota, kuko ubyuka mu gitondo byaguteye imbaraga nyinshi. After the evening meal, before you go to bed, there must be a minimum of 3 hours. Umaze kurya ibyo kurya bya nyuma ya saa sita, ukwiriye kumara nibura amasaha 3 utararyama, kandi ugakora uturimo runaka umaze kurya ibya nyuma ya saa sita. Nukora ibi ngibi, indwara zawe nyinshi uzazisezeraho. Be healthy. So we go to bed hungry always. Dukwiriye kuryama buri gihe dushonje. Abantu bibwira ko batabasha gusinzira bashonje baribeshya. Nibwo basinzira neza. Nubikora uzakira indwara nyinshi. Indwara uzaba urwaye zose nyuma y'ibyumweru 6 gusa zizaba zakize. Ukwezi n'igice kuzagutamiriza umuze muke. Minimum 50% will go away in 6 weeks time. Umuti wa kane kandi w'ingenzi ni ugukata salade y'igitunguru gitukura, gukamurira mirimo no kuvangamo ikiyiko cy'ubuki. Ubonye amavuta ya elayo wizeye ko ari meza, wavangamo ibiyiko 2. Iyi salade ni ingenzi mu kuvugurura imikorere y'ubwonko yose, itera kwibuka no gufata mu mutwe, irwanya amazinda n'amajune, irwanya ubunebwe ugakorana umurava, ihanagura imigera ya kanseri mu bice byose by'umubiri. Imbaraga zayo zirazamuka zikagera mu bice byose by'ubwonko, zigakemura buri kibazo gihari. Uwayiriye ntashobora kurakazwa n'ubusa cyangwa ngo aheranwe n'impagarara. Uyirya witeguye kurya ibyo kumanywa iminsi ya buri cyumweru, maze ikagutamiriza ikamba ryo kujya usinzira ibitotsi byiza kandi bihagije. Only oranges for 1008 days this lady ate. Umuti wa gatanu ni ukurya ubwoko bune bw'imbuto mu gitondo, akaba arizo wiririrwa. Uzirya umaze isaha irenga unyoye amazi y'akazuyaze. Mu kunganira imikorere y'ubwonko nta byo kurya bisimbura imbuto. Ukimara kuzirya wumva uhindutse, ibitekerezo bibi byimukira ibyiza, amazinda yimukira kwibuka, ubunebwe busimburwa n'umurava mu byo ukora byose. Umugore w'umudagekazi wari warazonzwe n'ubunebwe bwaterwaga no kutabasha gusinzira neza buri joro, umugiraneza yamugira inama yo gutungwa na salade y'imboga mbisi n'imbuto zisoromeweho gusa, maze agwiza umwete mu byo yakoraga byose, ku buryo mu zabukuru ariho yari umushabitsi w'icyatwa kuruta mu bihe yari afite imyaka y'abato. Byaramuhiriye kuko usibye gukorana umurava, yaciye ukubiri n'indwara zose. Yahoraga ashabutse, ntiyarakazwaga n'ubusa, kwibuka no kwibwira ibyiza nibyo byamurangaga. Yararyamaga agasinzira neza nk'uruhinja. Nguko uko yaciye ukubiri n'indwara yo kubura ibitotsi, ahindurirwa amateka. Nawe uzabikore gutya, ntuzongera kurara rwantambi. Tubashimiye kuba mubana natwe buri munsi. Mwahisemo neza kuko mwabonye umuyoboro mwiza udahwema kubagezaho ibiganiro birebana n'ubuzima bwanyu. Hahirwa bibanira natwe buri munsi kuko bamaze guca ukubiri na za ndwara bari baraburiye igisubizo. Niba ari bwo bwa mbere ubanye natwe, ikandire subscribe n'inzogera, nawe uzarushaho kunguka byinshi. Mbaye mbasezeyeho, tuzongera kubonana muri video y'ubutaha.